Chere none se ni sawa se kutanyeretse ahantu rara ngo mbashe kumenya buryo ki n'ibyo tuzazana ku munsi w'ubukwe bwanjye nawe hano se ho kurara hanga ntabwo hagije muri salon ese urara mu ntebe turashaka nyumvire nuko mbega icyo ushaka nacyumvisha urashaka turyamane nabibyaza Chere kuko ndi umuntu sawa nyine ntabwo byakunda nta nubwo ushatse kuba ngo ntabwo wampa ntabwo tutari abana umuntu dukorana urambwira ngo tuzakora ubwo tutanaryamanye wowe cyane reka reka none se ubwo amaherezo tuzaryamana ubukwe bwageze ese urara mu kihe cyumba be numva ndaba mu kiri hariya Ngiye nabuze akazi wakabiriye muri Kigali niki nuko serious nabuze akazi kaburiye waragashatse urakabona uzi kuntu niba na praying ngejo fone yaso ntabwo kugira ngo ni babandi bambwiye ngejo wa praying ikize nikibyihorera ubu nkubwiye agahinda mfite kuba ndi umukobwa nticaye mbona miki icyumweru gishize ukwezi gushize Nisimiteza bigenza n'ingo muri akazi. Nese muri iki gihe hari abantu bajya prayinga. Wa prayinga se ngo ukora iki? Akazi. Shaka sponsor. Nikizi. Shaka umugabo ujya guha amafaranga ubona amafaranga wubaka inzu ujye urya utahe mu modoka nziza. My gosh, ibyo bintu nge nabikora. Umugabo. Nta mafaranga ushaka se? Ndayashaka. Nese mu buhe buryo? Baze vrema umugabo ni kwi. Sura umukobwa se? None ndagenda mu byati nitwa Sonia nshaka amafaranga ayame nigende bigo ubirimo ukeneye cash nyine nzamwishyura gute nama amafaranga ibyo kumwishyura byo nta birimo nzagenda bahuza mu buri joro rimwe ubundi bwa cash turararana ijoro rimwe shiri wanjye bimenyetse ibyo se nzabibwirwa ni iki se nujya kubimwibwirira none sangu bimeze bite se samari ase ko mbona uburi kugenda wikarakasa hano uzenguruka ngaha utarasa hano ukora iki utuye zikaritse nama udumane mba nibegenyero tu nani zikaritse ni mu rugo kabisa utuye se ukora iki manje shanuyemo hano ariko rero jewe hari akazi mfite kandi kaba karimo amafaranga ese buriya ugize gutya nkaba nakwinjizamo hari ikibazo kugera mu kazi gafatika kazi ubwo ngubwo ni ubwoko cyako kazi ushaka kunjyana nta kugera mu kazi y'abantu nka kuremera kabisa kameze gateze urabona ngewe hari akazi nkora ngena mfata abana b'abakobwa abo duhuriye mu kabari mu masoko mu nzira ngena mbarangira akazi abakobwa beza ubona ko basobanutse kabisa bakora akazi kose wabishobora se mugiye ko numva bikomera we tayari cy'abakobwa bo kugenda umuntu arangira akazi abakobwa beza bo muhuriye mu kabari abo muhuriye hehe hano hose no mu nzira hose no mu isoko hose hano ni abana beza bari mu kazi kose kabisa abana wa mwana ubona kavuga ati umwana yakora akazi kose neza reka ngire gutya mutware akazi kaye ko numva ntagakora se bose wankatiye se mani ntabwo nagakora kazi nagakora bose ako bwaje muri kakwigira gute urankatiye ntabwo nagakora kabisa ahubwo tubonana ubutaha sawa ibibazo bya mama se kutabishobora bariya nabo bahorana ibibazo by'amafaranga igihe cyose mbohereza amafaranga buri cyumweru ariko bahora bataka yaba yashyize mu bahinzi ese ibintu by'abahinzi ko mbaha amafaranga bakayashyira mu murima ibyo basaruye babimaze iki hari abirya kongera kakayandi yo guhingisha ko abakecuru se so bazi ese ko bidashaka akazi bite
akazi ariko ndagerageza sister. ese ugerageza gute? Mba nagerageza nashakisha ahantu hose ariko biba byanze. ubona ubyuka mu gitondo ukajya ukaryama ukabona koko nta kibazo wicaye koko icyumweru kigahita ikindi kikaza nta kazi ushaka? Mba nashakishije ahantu hose ariko ushakisha ryari ariko ntakubona hano? nuko uba wagiye ku kazi ntabwo ubimenya ariko nanjye mba ndi gushakisha ntabwo nanjye rega mba nshaka kugura sister. uko ngusiga niko ngusanga cyangwa nuko ushaka kwigumira muri Kigali ubona ubuzima bwarakuryohanye wibera hano? Kigali nyine ubuzima bwabo buraryoshye ariko nidanje nyine kuba nta kazi ariko ntabwo nanjye mba nicaye. Mfite mvugira ngiki amatsiko se wabimenye akazi kose yarambwiye yambwiye ko ari ukuva mu kabari ndakajyamo kuko mva ndagashaka cyane ahubwo se mbwira uriteguye? njyewe ahubwo gatinze kose ndi tayari. nje ubu umva mudambiwe kwicara kwe si ukubeshya ubu akazi kose keretse ko atari buvuge nzagakora. ahubwo se bimeze bite? araguhamagara ryari? yambwiye ngo ari bumamagare nyine yaje ubwo ngubwo nyine narahamurangiye nyine arahazi ari bumamagare. mvuga si njyewe mbese uza kubona atubwiye keretse ahise avuga ati tugende kano kanya. sinzi ndumva atari ngiye gusa nyine ndategereje nanjye ndumva nashyushya ahubwo mana yanjye. ariko wenda we waba umeze neza? nanjye biri aho nyine bisanzwe. mbona wowe mbese nitwara imitabi ufite amatsiko. alo Ni sawa? none se ko ahita ahandi igipangu cy'ubururu cyangwa? Ni ku gipangu cy'icyatsi kibisi. Wite winjira nyine ntaho ngaho. Ufata mu mutwe nukore. Wumva byaciyemo yego tugiye gukira umva nk'ubu tugiye kumeze neza turi umusatsi nta kibazo cyane. umeze mutese? Meze neza cyane. Niwe narinje rero ngo tuvugane kuri ya gahunda y'akazi. turi tayari turiteguye. mfite mawuje dukorana aba afite akazi kandi ashaka kuba akazi kuko bajyana hanze. muri tayari? guhehe hanze muri Amerika no mu Burayi mu bihugu byo hanze. isuye Joa urabyumva gute? oya muto nabitekereza twagiye hanze gukorera hanze. Yes, nuko urumva ndabyiteguye cyane cyane kandi ndanabyishimiye nagiye hanze njye mutoni. Yesu we mana ushimwe. usura gukorera y'ibiki? ni akazi hasi muri tayari yo gukora akazi kose. Shabye tayari rwose. ibaze ariko Joanna nagiye hanze. Yesu we njye mutoni none umva nzaba naka gusa nyine turiteguye cyane. nakubonye mu kabari rero mbona uri umuntu uri sharp kabisa wakora akazi kose. yego rwose ndagerageza. rero buriya hanze rero ushobora gukora akazi ubona ko gasuzuguritse ariko kaguha amafaranga. barabyumva neza? icyo mpfa njye ni akazi. muri tayari? turi tayari. Joa umva byandeye. njye ntabwo ndabyiyumvisha neza ahubwo noneho jira ko televiziyo byanyuze bityo neza.
cyane kibyibareje none nshaka akazi ahantu hose nakabuze ubu ngubu ni stress gusa ni televiziyo nta n'ikintu yambaye aho kuko unyibukije hari ahantu nakuboneye akazi ejo hari umuntu wamamagaye arambwira ngo hari ahantu yakubonera imana ukora muri jana rwose amafaranga rwose hoye amafaranga se butwaye iki si akazi Niki urabizi rwose ibintu by'ubupuranto nawe wabona rwose gusa nazajya nirwa zenguruka urabizi mu muhanda mfite umweyo ni oya rwose ubupuranto wapi akazi k'ubupuranto yaba ari n'amahirwe oya Niki oya rwose nawe hoye ubupuranto kweli ibaza ariko ubonye bro wawe ari gukora ubupuranto bitwaye iki se si amafaranga oya rwose ako ngako wacu rwose Niki ni se si akazi nk'ubundi bwose cyane kisu ubupuranto ngahibaze ibaze duhuriye mu muhanda mfite umweyo ndi gukubura mu muhanda d'umupuranto ibaze kweli mukire nk'aho abantu bose bemeye nka kuki wita ku bantu icya mbere ni uko ujya gukora bakakwishyura ugatanga amafaranga wakishimira kubona bro wawe yabaze bitwaye iki se si akazi kakwinjiriza akazi k'ubupuranto nzi ko basi ari akazi nko gukora muri banki cyangwa kandi wenda kandi bonye yaba ari marketing umbwiye frank reka jake nakora ubupuranto uko ushobora kuba utari warabuze n'akazi ushobora kuba warabubona ukabwirengagiza ngatekereza nawe byutse mu gitondo mfite umukazi ukumva n'indogo cyangwa na kirere akandi ko none basi akandi kose nagakora uzambwira akandi kose nagakora ariko ubupuranto hoya rwose ntako nabonye kandi uragakora ushaka gusubira mu cyaro se mu cyaro oya mu cyaro oya ese ko numva wanze akazi rwose ariko nanone nawe akazi ko utandukanye nawe nabyo niba utemeye akazi mushakiye sinziye kukubona hano wicaye ujya ubyuka mu gitondo cya kare ujye gushakisha nta kibazo pe nta kibazo nakirirwa ntakisha ariko akazi k'ubupuranto nakwiborera ariko hari ako baharangajera abakozi baha nabo rwose sinzi ibyabo hanyuma urabona hano bizinesi zanjye ziri ariko ndateganya kuhabura nkakora ibikorwa bikomeye cyane ariko harimo ibintu by'ubucuruzi biringaniye ibikorwa byanjye aya mabati nayo yatangiye kugira hanyuma mucoma mwereka mu cyokezo urabona hano niho twokereza ihene hanyuma bonyiro hariya hose niho dukorera ibikorwa byo kotsa nkwereke n'imbere ngerega ntugire impungenge hanyuma kugira ngo ubone rwose ko ariko se umukozi wa hano yagiye umuntu ati ibintu akagenda vurema ibintu njye ntabwo mbyumva hanyuma urabona hano niho tubika ibintu byo kunywa ibinyobwa byose ukeneye ushobora kubisangamo hano rero ko akazi tubyumvishe kimwe ubona ko utangira none reka nkwereke sibyo urana akazi byaranze ahantu hose no gushakisha wapi kumva no gushaka ikindi kintu ibitekerezo biba byarabuze ariko mfite igitekerezo tugiye twiba amateleviziyo y'abakire flat zirahenze zirimo amafaranga tukiba flat twabona imwe ku munsi cyangwa ebyiri tugashyira ku isoko tukareba ko twabona amafaranga gusa urabona tuzazana ubwenge bw'injanga i Kigali tukabona amafaranga ariko man flat byaba bigoranye man gusa polisi igufasha uyikoreye flat byaba bigoranye itekerezeho neza wumve ahubwo reka nkwereke uzi ko isima ikindi gitekerezo ikihe gitekerezo rero igitekerezo cyawe na twajya mu muhanda uri kumva tugatuburira abantu uri kumva i Kigali haba injizi nyinshi man watuburira
umuhanda wa papa wawe mani gutubura bitandukanye no kujya kwiba frat uzi ko banayigufatanya yikoreye bahita bagukubita wakajwe rero dute mu mifuka mani umuntu yakora reka amafaranga yarabuze reka mwereka no guhugu hari ubujiji nyinshi Kigali zuzuye n'injiji wanabatekera n'imitwe mani urabizi tunzi dore wowe uvuye mu cyaro ejo bundi ushaka amafaranga n'amiki kabisa ahubwo diru niyo mani diru niyo ushaka tayari ahubwo se namukumvisha hano ndahizeye akasuni yaba afite rikono ndahizeye gahunda ni hanyuma ari ku muhanda amakuru y'umuhanda kose kuri akora tujye tuhategera n'abakobwa nimugoroba amafone tukayabambura tuza fone nyaro ejo mu gitondo tugahurira sikarito straight twayibona mu mutwe yaraguzwe kandi akazi urabizi nibura byatari gahunda ni imana si byose nakubwira tugende tubatungurire ingizi zuzuye muri Kigali tuzikosora cyane rwose ahubwo gahunda ni turakora kugira nisaba amashuri si byose nakubwira ahubwo reka mpekenye umwanya atakirunda ako nawe Thank you.